ubwo twibuka rero ku nshuro ya 32 mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo tuyibuka hari igihe ndeba u Rwanda nkumva rurambabaje cyane kubera ibyabayemo nibibamo, uko abanyarwanda babanyeho n'ibindi nk'ibyo, ukabona biteye agahinda, birababaje cyane. Ariko uyu munsi ngiye kukuramburira ingingo zikwereka ibintu uko bimeze. Ndibaza wewe ureba iyi video uyu munsi biragusubizamo ubumuntu kugira ngo utekereze. Dore ingingo rero tugiye kurambura. Tugiye kuganira ku gitabo nanditse, igitabo cy'amapaje 600 arenga, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda umwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri turaganira ku magambo Bill Clinton yavuze avuga ko ngo bari bazi ko hazapfa abantu batarenze 50. Izo video zirahari, mwazirebera mugashungura mukambwira. Ingingo ya gatatu, ese iriya ndege, ihanuka ry'indege niryo ryateje jenoside yakorewe abatutsi, yego cyangwa oya? Tuze tubirebe, izo mpaka ziri hirya no hino nazo murazizi. Ingingo ya kane, Bagosora. Ese Bagosora uriya mugambi wo gukora apocalypse yawuvanye he, byagenze gute? Ingingo ya gatanu, Bizimana Jean Damascene. Kuki Bizimana Jean Damascene yanzwe, n'ukubera iki? Nabyo tuze tubyumve turebe, ese aho ntabwo yavuga ukuri? Ese ukuri avuga akuvuga mu buryo bukwiriye? Reka tuze turebe. Ingingo ya gatandatu, aba bazungu imigambi yabo bafite ibihugu byacu, cyane cyane abato n'abatutsi, iyo migambi ni ibyo bita amatsi ibihugu abantu benshi batavuga batumva, harimo uko kuboko muri ya jenoside cyangwa se no mu mibereho y'abanyarwanda. Ingingo ya karindwi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abandi bose baguye mu bwicanyi nuko bimeze byose, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babayeho bate, kubera iki bafite intimba? Ubwo none igaragara cyane ubwo twibuka ku nshuro ya 32. Ingingo ya 8, abishe bo babayeho bate? Yaba bafunze, yaba bahunze, yaba ari hehe, yaba bafite ingengabitekerezo, babayeho bate, bari hehe? Nkuko nabyanditseho nabyo turaje tubirebe. Ingingo ya 9, FDLR ki muri Kongo, kuki ifite ingengabitekerezo ya jenoside? Ninde yuri inyuma, ninde uyisunika, bimeze gute? Ingingo ya 10, abapfobya jenoside ko babayeho benshi, bimeze gute? Byatewe n'iki? Babiterwa n'iki? Reka tuze turebe. Ingingo ya 11, no kubera iki abo bapfobya cyane cyane bakiri bato mu myaka 30 na 40, cyane cyane hagati aho niho bari, kuki bishyira hamwe, baza hamwe, yes, bagashaka kuririra ibyo bita imiyoborere mibi iriho, cyangwa se ubwicanyi bavuga bashinja leta iriho, noneho bagashaka guca amazi ya jenoside yakorewe abatutsi? Kuki? Motive yabo ni iyihe? Babiterwa n'iki? Ese urwo rwaho, ese izo ngufu bazitewe n'iki? Kubera iki abantu b'urubyiruko bapfobya cyane? Byatewe n'iki? Byo nabyo turaje tubyinjiremo. Ingingo ikurikira, mbere yo kwinjiramo rero, reka manze nkubwire nti banzu kandi ho like nimbura umunyarwanda ukunda ukuri, kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko nzi ko ikibazo cy'abanyarwanda benshi ntabwo mucyumva. Urumva izo ngingo maze kukubwira, ndacyakomeza izo ngingo tuziganireho, dushungure, ngiye nkubwire uko bimeze. Mbere yo kubyinjiramo nakweretse ko kino gitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 nacyanditse mu mwaka wa 2014. Mbyeretswe ariho naje gukura agakiza, nakira agakiza kubera ijwi ry'Uwiteka. Noneho aho ngaho mbere yaho nabanje guhabwa ibya Ukraine. Intambara ya Ukraine nayihawe muri 2010, kizaba ndabyandika mu gitabo. Ibi ni ubuhamya. Biriya bya Iran na Israel nabyo nakubwiye ko Iran izaba hagama imyaka 3-4 mbere yuko biba, nkubwira neza ko bizagenda. None dore niko byagenze, ibya Ukraine niko bimeze, ibyo mu Rwanda niko bimeze. Ibi ariko ntago bingira umuhanuzi gusa, ngewe micyubahiro Uwiteka Imana wancoboje, akaba ariyo mpamvu nkubwira ni ibyo ngiye kukubwira bitegesha yombi. Dukomeze rero kuri izo ngingo, nibwire ko wakanze warayi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Izo ngingo, ese ubutegetsi buri uyu munsi nibuvaho, abantu bazajya bibuka gute?
ko ubona ko ahubwo noneho bamaze no gucikamo ibice, harimo ngo abavuga ngo barapfobya, harimo abavuga ngo double genocide, ngo jenoside ebyiri zabaye. Ibyo nabyo turabigarukaho. Ngewe ntago nemera ko habayeho double genocide, never. Ntabwo bishoboka ko habaho double genocide, abantu barakorewe amaliste, abandi biciwe mu bwicanyi rusange uko bwagenda kose, uko bwaba bumeze bwose niba bwarabayeho. Ntabwo wabigira double genocide ku bantu bakorewe amaliste umunsi ku munsi bigaragara ku manywa y'ihangu bagahigwa. Abavuga rero ngo double genocide, umuntu uzazana ideology ya double genocide, umuntu nahita mushyira hasi uwo mwanya, ni umuheza nguni udashaka kureba ibyabaye uko byagenze, noneho ubwo bwicanyi bundi bwabaye buganirwaho nyuma, ariko bitiswe double genocide. Never, it was never a double genocide. Ntago izaba double genocide. Niyo mpamvu ugendeye muri uwo murongo ntago kumvikana byaba bishobotse. Reka turebe rero abaguye mu ntambara cyangwa byiswe kwihorera, ariyo yandererwamo bareberamo ibyabaye mu Rwanda. Niho nkunda kubariza ngo inkoko n'igi habanje iki? Inkoko n'igi habanje iki? Nuvuga ngo iyo batica abantu muri 1994, wenda bamwe bakavuga ngo byatangiye mu ntambara cyane. Iki gitabo mbisobanuramo cyane uko byatangiye, uko byateguwe byose, uko byazamutse. Ni ukuvuga ngo babandi nabo baguye mu ntambara, nabo kwibukwa kubera ibyo wenda bashutswe bajyanwa mu batazi, kubera ko mbivugamo mu gitabo, nkavuga ukuntu bavugaga ngo mujye gutangira abantu bafite imirizo, mubavune, mubakubitisha inkoni birangire, ariko uko bapfuye nyine iyo resistance urumva yagomba kugira ingaruka. Noneho iriya jenoside nkubwira n'ukuntu abantu bo mu Burundi bafite ibibazo, ubwicanyi cyane cyane jenoside yabaye mu Burundi y'abahutu muri 72 ubwo hari habaga ubwicanyi bw'integanamahanga. Buriya bwicanyi bw'integanamahanga bufite uruhare rukomeye cyane mu byabaye mu Rwanda muri 1994, kubera abarundi bari barahungiye mu Rwanda, urwango rwaje mu bahutu, noneho rwari no mu bahutu rugakomeza rugakura. Noneho 1994 iriya ndege ya Hanuka, rwa rwango rwari rurimo ibyo bapangaga, ibyo bateguraga byose, bazi ko wenda bizarangira abantu bake bapfuye, noneho birakongezwa birazamuka. Reka turebe ingingo rero ikurikira. Ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bugeze he? Bumeze gute? Tubona za 90%, abo hanze bakavuga ati ntabwo, weho ubibona ute? Bumeze gute? Reka turebe rero. Umuryango wa Habyarimana nyuma y'imyaka 30 uragarutse. Kuki ugarutse? Ninde uri inyuma? Ese abazungu ntabwo mubona ukuntu baba bakora? Kuki umuryango wa Habyarimana ugarutse ubu ngubu? Ese abanyarwanda bongeye kwitegura kuyoborwa nabo kwa Habyarimana none? Ibi ni ibintu njye nibaza. Tuvuga bishoboka, ibintu byose birashoboka. Ibintu byose mu gihe abantu bagihumeka birashoboka. Abazungu bimaze kugaragara ko bafite ukuboko n'imbaraga zikomeye cyane mu miyoborere ya Afurika. Ibyo ni ibintu tutakwirirwa tujya impaka. Wige impaka, nimba ushaka kujya impaka ku bintu utazi, ujye ubanza wige. Tuvuga tuti bakugaruriye abo kwa Habyarimana ngo bakuyobore, bizagenda gute? Tuvuga tuti ubutegetsi muri uyu munsi buvuyeho, kwibuka bizagenda gute? Byamaze kwitwa ngo double genocide already, abo hanze barapfobya. Urabona ukuntu ibintu bimeze, bizagenda gute ko ibyo bintu njya mbyibaza cyane. Dukomeze rero. Benshi baravuga bati ntimukavuge jenoside yakorewe abatutsi, ngo mujye muvuga jenoside yakorewe abanyarwanda. Ngikimenyimenyi ngo Kajuga Robert ngo niwe wari ukuri intera hamwe, ngo kandi yari umututsi. Ngibyo bintu byemejwe na Tito Rutaremara ubwe, ngavuga ukuntu ngo barukiritaga abantu. Biruzuye aho ngaho, abantu bose baguchallenginze bazana ngo Kajuga Robert. Ejo bundi haro nabwiye okay, Kajuga Robert yari umututsi kandi niwe wari ukuri intera hamwe. Noneho kandi mwirwa muvuga ngo FPR ni iteza ibibazo ni bimeze gute? Ndamubwira uwo muntu, ese ko bazivamo Christophe ari we mukuru wa FPR? Ibyo FPR byose yabikora bibi byose byitirirwa abahutu? Ngo nonga abatutsi ngo nibo bateguye jenoside ngo kubera ko Kajuga Robert ngo ari umututsi ari we president wabo. Urumva ko uwo muntu imitekerereze ye zero. Bivuze iki? Tuvuga ukuntu uwo ngo Kajuga yaba yaragiyeho, ariko abashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi bari ubwoko bw'abahutu. Ni nabwo nahise mvuga nti ese nimugera mu ijuru muvuga ngo bantu mwemera Imana? Ari nayo mpamvu kino gitabo cyitwa ngo uko ijuru ryagereje mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Kubera iki cyiswe uko ijuru ryagejeje mu Rwanda? Imana narayibajije nti Imana baranditse benshi ku byakozwe mu Rwanda, ndayiha
iki gitabo ndagiha uwuhe mutwe uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko mu Rwanda mbere ya 1994 dusubira 9 2 3 n'94 abantu barenga 95% bavugaga ko ngo bakunda Imana ngo n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Ese byagenze gute kugira ngo birare muri bagenzi babo karakageni babarimbure? Ariyo mpamvu rero nkubwira nti bose nta marangamutima gusa, ntabwo babazi ibyo bavuga. Ari bo babandi bavuga bati ngo Kajuga ngo yari umututsi. Narababwiye nti bari abishe nibajya imbere y'Imana bazavuga ko bishe ngo kubera ko Kajuga Robert ngari we president wabo yari umututsi, cyangwa se buri wese azaba afite urubanza rwe nkuko tubisoma, kereka niba mutumva mutemera ijambo muvuga ngo mwemera. Urabyumva? Nukuvuga ngo rero niba Kajuga Robert bavuga ko yari umututsi ari president w'Interahamwe, ntago bivuga ko ari abatutsi bagize uruhare muri genocide, bikoreye genocide. Ibyo bintu urumva ko bapfobya, turaza kubijyaho nkubwira impamvu banapfobya muri ubwo buryo noneho bisobanuke. Kwibuka muri 2002 ntisanzwe urebye mu maso y'abantu, abantu barababaye cyane. Kubera iki? Hari umwuka byanze bikunze abantu babona, kubera ko batangiye kubona ukuntu ibintu bishobora kuba byaragenze, kandi n'abazungu bakaba bahigira bavuga bati barashyigikira za FDL, bavuga ngo iki byose abazungu bashaka guhindura ubutegetsi. Abantu benshi ngira ngo bamaze kubibona ko abazungu bashyiraho ubutegetsi imyaka 31 bagatangira gushaka kubuvanaho. Kubera iyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo kwibuka kuri inshuro ya 32 ntibisanzwe, kubera ko abantu bumva ko hari impinduka zigomba gushobora kuba. Akaba ariyo mpamvu biri kwibutsa noneho abantu ibyo banyuzemo bimeze nkaho noneho biri live, bimaze kongera gutangira kuba ngubu. Niyo mpamvu na kwibuka 32 idasanzwe, kubera pressure y'abazungu n'imigambi abazungu bafitiye u Rwanda. Ibyo byose ntawe utabibona keretse igitambambuga. Gaturebe rero Amerika n'u Rwanda. Amerika n'u Rwanda, urabona ko Amerika n'u Rwanda abenshi bavuga ko ubutegetsi buriho bwateretsweho na Amerika. None Amerika avuga iti muve ku butegetsi. Ese bigenze gute? Habaye iki? Ibyo nabyo turabireba, turebe uko bimeze ingingo ku ngingo, tugende dusimbuka gato gato turebe, kugira ngo abantu bagire byibuze ishusho y'ukuntu ibintu bimeze. Ese uramutse usanze abahutu n'abatutsi bari muri bwa bwoko 10 bwaburiye muri Afrika, wibuke ko hari Yuda ni bari abirabura bari muri Amerika, ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Akaba ariyo mpamvu ziriya ntambara ndabizi ko benshi mutabizi, murebe ibintu mushobora kuba munakurikira ibintu mutabizi. Kubera iki? Nkeka nkomeje cyane ko abahutu n'abatutsi bashobora kuba bari muri bwa bwoko 10 bwaburiye muri Afrika, nkurikije amateka yo muri Bibiliya. Kubera ko ubwoko aho bwanyuraga buza mu bihugu bwapfaga ubutaka bwo guhinga, bugapfa amazi y'amashyo y'inka zabo, y'ubushyo bw'inka zabo. Urabyumva? Bikaba bishobora kubavuga biti biriya bintu bya genocide bishobora kuba byarapangiwe ahantu kure kugira mu marane mwicane, nimara kwicana ntimuzajye gutekereza ko hari icyo mupfana. Akaba ariho hazamo na Kongo. Mubwira ko Kongo igomba kubohoka kugira ngo bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri bushoboke, kubera ko Yuda n'ubwoko 10 bazahura bagakora inkone umwe mu kuboko kw'Uwiteka, nkuko tubisoma mu gitabo cya Ezekiel. Ibi bintu bisaba kwiga iyi Bibiliya nayize umwaka n'igice, nyandika nyishushanya nyisoma inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro 3, ngo ndikwisoma inshuro ya 4. Ibyo ni ibintu nzi neza cyane ko igihugu cy'Uwiteka cyari kiri kuri Afrika, kuko icyo gihugu cyari ahantu hakungahaye ku izahabu mu isi yose, n'imigezi 4 yavaga muri Eden, ariyo za Pishon zimanuka na Gihon zikamanuka zikazenguruka cya gihugu cyitwaga Havila. Noneho byarangiza bikijugunya hehe, bikava muri wa mugezi umwe bikakora ya migezi 4, ari byo bizenguruka cya gihugu gikungahaye cyane ku izahabu n'andi mabuye y'agaciro. Binshakire ku isi yose nubimenya ubimbwire. Katurebe rero icyanyuma, isomo twavana muri ibi bintu. Ese ubutegetsi buri uyu munsi hari isomo ryavanyemo, yego cyangwa oya? Wowe urabibona ute? Ni irihe somo twagomba kuvanamo? Reka dusubiremo rero twihute gato gato turebe. Manze mubwire ngo kandaho like, ndihangana iyi video nyigire ngufi, singire ndende cyane, ariko mbiguciraho ku mayange nawe ushakisha. Icya mbere, hari kino gitabo nanditse 2014 uko ijuru ryagejeje mu Rwanda
umwaka w'1994 nacyanditse mu 2014 ngihawe nyeretswe ndi kwibaza ni ibintu byagenze gute mu Rwanda. habaye iki ko ubwoko bumwe bwashatse kurimbura ubundi byatewe n'iki? Ariho nahise mbona kino gitabo cy'amapaji 600 uko ijuru ryagerageje mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi byagenze gute, byatewe n'iki, uko byazamutse, ubwiyongere bw'abaturage byagenze gute, jenoside yateguwe ite, byazamutse gute kuva mu 1800 kuva ku bwami, mva ku bwami nkagenda nzamuka uko ubwami bwavanyweho. Ibyo babeshya byose ubwami bwavanyweho kubera ko nibo ba mbere basabye ubwigenge. Bamaze gusaba ubwigenge rero kubera ko bari barashyizwe ku ntebe n'ababirigi, ababirigi babona ko bari menace kuri bo, nibwo baciye umuvuno bivuna abatutsi bimika abahutu. Niko byagenze. Niba wumva ko atari ko byagenze ubihakana, andika moti ntago ariko byagenze. Bahita bazamura bakayibanda. Ibyo ni birebere cyane wisoma mu gitabo. Noneho tugenda tuzamuka tujya muri za guverinoma n'ukuntu za repubulika, n'ukuntu Habyarimana yaje ku butegetsi yagiriza Kayibanda ko atsikamiye abatutsi. Ibyo nabyo byabayeho, aca umuvuno aramwivuna. Ibindi ni amateka. Turazamuka tugera za kangahe, za 90 intambara iteye. Kubera iki? Kubera ko iyo abari barahunze bemerwa gutahuka ku neza, ntago tuba tuvuga ibingibi uyu munsi. Bill Clinton muri video ziriho zifatika yivugiye ubwe mu magambo ye ngo bategura biriya bintu. Urumva ko ni bya nakubwiye bitegurirwa Kantarange, Bagosora yabisomye hejuru ngo bumvaga ko hazapfa abantu 50,000 gusa. Nuko rero Bagosora yabisamiye hejuru abigira ibye, amasezerano yarusha arananiranwa. Amaze kunaniranwa Bagosora arikubita kubera ko babananizaga nyine, kubera n'imigambi yenda bari bafite, kubera ko harimo amacenga. Ibyo byo nabikwemera ko harimo amacenga. Bagosora n'umujinya arikubita aragenda avuga ko agiye gukora apocalypse. Nuko rero ibyo bintu byateguriwe Kantarange byaje kuri Bagosora arabifata. Noneho kubera ko abazungu bakora bategurira ikintu Kantarange, bagafata abantu bari sur place bakabishyira mu bikorwa. Nuko nguko Bagosora babyifatiye kubera rwango abutu bari bafite abatutsi rwari ruhari. Noneho kubera kubananiza, niko noneho Bagosora kubera ko barafite power n'imbaraga nyinshi cyane, bumvaga bidashoboka ko basangira ubutegetsi cyangwa se n'ibindi byose mananiza babashyiragaho. Ayo mananiza abajyaho nkana kugira noneho bya bintu bifatubukana bibajyeho, babyishyirire mu bikorwa biteguriye Kantarange. Ngaho nuko byagenze. Noneho rero ya ndege hanuwe biba gukoza agati mu ntozi, abantu birara mu bandi bararimbura karahava. Nkabaza nti Rwanda ni iki wagomeye Imana? Reka mbwire rero Bizimana Jean Damascene ngende ibintu avuga, ariko ngiye numvaga byinshi ari ukuri kuko amateka arayazi ayinjiramo. Ariko noneho mbonye abantu benshi bamusunika bavuga ngo ni umugome, bavuga ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside, akwiza urwango mu bana, aroga abana bato. Naravuze ariko reka ndebe n'abantu niba bafite koko ishingiro. Nitegeza Bizimana ibyo avuga, nitegeza ibyo agira gute. Ndavuga Bizimana afite ukuri, ibyo nta muntu utabibona ko avuga ibintu bifite gihamya, bifite n'ukuri. Ahubwo ikibazo kirimo icyo mbona abantu wenda bacarenjinga bakavuga bati ni umuheza nguni n'ibiki byose, wenda ashobora kubivuga ubona yibanda cyane ku bwoko cyane, noneho bikagaragara nkaho yamoko bavuga ngo yavuyeho agihari. Nukuvuga ngo agomba gushaka ubundi buryo azajya bivugamo bwiza, noneho butuma abantu baza hamwe kugira ngo bumve ibyababayeho, aho kugira ngo noneho bongere bacike imibice. Ibyo avuga nibyo bifite gihamya, arabimanukura neza ku murongo byose, ariko noneho uburyo wenda abitambutsamo nicyo cyaba ikibazo. Wenda aho ngaho ubwo wenda nawe azareba uko abigenza, kuko ibyo avuga byo ni ukuri, ariko se uko bitangaza ni ukuri. Aho ngaho nibwo abantu badebatinga, aho kugira ngo bahakane ibyo avuga. Ntushobora guhakana ubutumwa bufite gihamya, ahubwo wahakana uko butanzwe. Niko ngiye mbibona. Noneho abazungu byo nzi ko mumaze kubamenya mwese, utarabamenya uwo ngo ntago ari uwanjye, ntabwo nirwa mbitindaho. Dukomeze. Abarokotse jenoside, bigaragara ko abarokotse jenoside bashobora kuba batangiye gusobanukirwa ibyababayeho. Ibyo nabyo wabirebera mu mivugire yabo, wabibonera wenda mu ngiro zabo. Ibyo nabyo
ni ibintu byo kwigwa neza kugira ngo abantu barebe koko nimba koko bitaweho, otherwise wenda nabo bazavuga akabari ku mutima. Turebe rero abishe nabo njya mbatekereza iyo wishe umuntu nageze kuvuga cyane nta kintu kibi kirenze kwica umuntu. Hano utarasoma Bibiliya ngo yumve neza, ngira ngo ubuhanuzi bw'isi yose burimo burasohora imbere y'amaso yanyu mwese. Bivuze ngo rero ubuzima niba buri mu maraso ukavusha amaraso biba birangiye, ubuciye kubiri n'Uwiteka, keretse ugiye ku mavi ukihana koko bya nyabyo, Imana ikakugirira ikigongwe byonyine. Imana yonyine nishobora kuvanaho ibyo bintu. FDLR iri hariya ariyo bakomoza kuri bwa buhanuzi ngo bwa Magayane. Urumva njye navuga ko ndi bukubwira ibintu byinshi cyane ko ibi bintu byose tugomba kubyinjiramo kugira ngo abanyarwanda bakanguke. Bafata FDLR bakayihuza na za Amerika, bakayihuza n'ubuhanuzi bwa Magayane, none bakavuga bati tubonye abacunguzi. Uribaza gucungurwa na FDLR n'ibyo yasize ikoze? Ese yarahindutse? Iyo FDLR bavuga ngo umuhungu wa Habyarimana agiye kuyobora, bimeze gute? Ibyo bintu byose bikaganirwa kuko umuzungu sha ibiri kuba ntago abantu baba bibona. Katurebe abapfobya jenoside. Kuki abantu bapfobya jenoside? Ibi nabyo nabivuzeho nganisha kuri Sarkozy ubwo yazaga mu Rwanda akanga kwemera jenoside yakorewe abatutsi, akanga kuyihamya. Yanze kuyihamya nibwo n'abapfobya bashibutse ku bwinshi. Bari abajene benshi bapfobya hirya no hino bakavuga ati no, ahubwo bakavuga ati ni double genocide, bakayemeza kubera ko afite ijambo mu nteko za Amerika. Benshi bagira ngo mu nteko za Amerika bakajya gutanga ibintu batazi. Nk'ubu nje nibaza nizera mukazindimisha koko uko babishaka bizagenda gute? Batutsi bishwe bigaragara ku manywa y'ihangu bizagenda gute? Ese mu banyarwanda bazaguma ari gaterera nzamba vamo ngemo bimeze gute? Kuki nta abanyarwanda bari bica? Abo ngabo bavuga ngo habaye double genocide, avuga ngo habaye jenoside y'abatutsi gusa, navuga ngo habaye jenoside y'abahutu. None abo bantu uko ari 3-4 bicara ahantu hamwe mu mudendezo babigane no batanga izo ngingo kugira ngo urwikekwe ruveho. Ibyo bintu byanze kuba byabuze kubera iki? Niba bitabayeho nta bwiyunge, nta bumwe n'ubwiyunge bushoboka, ntibishoboka. Urumva bamwe bazavuga okay twarishwe bigaragara, yes nibyo. Abandi bavuga bati twakorewe double genocide kandi dore n'ikimenyimenyi ABCD. Nta hantu rero abanyarwanda bazahurira. Ibyo nabyo nibyo gutekereza. Katurebe rero FDLR abapfobya kuki bifite ubukana uyu munsi? Nakubwiye ko iyo ubutegetsi cyane no muri Bibiliya bwamaragaho imyaka 30 bwarahindukaga. Warasomye Bibiliya neza ukumva ko ubutegetsi bwa cyami muri Bibiliya bw'abami bose ukuntu basimburanwaga bose, yaba abami ba Isiraheli yaba n'abami ba Yuda. Wibuka ko Isiraheli yari yacitsemo ibice bibiri nyuma y'itanga ry'umwami Salomo. Igice cya ruguru cyari kiyobowe na Jeroboam, ubwoko 10 aribwo bwaje kujyanwa Ashuri mu bunyago kubera kwanga kumvira Uwiteka, babaje imana zabo. N'ubwoko bundi bubiri Yuda na Benyamini bepfo bari bayobowe na Roboam umuhungu wa Salomo. Uko byari kugenda n'amateka yanditse muri Bibiliya uko noneho batangiye gusimburana. Habagaho umwami muri Isiraheli, hakaba umwami mu Buyuda. Noneho abami umwe akaza ngo umwami ageze mu butegetsi bwa 4, umwaka wa 4 haje undi mwami arategeka bigenda gutya na gutya, yemera Uwiteka yanga kumva Uwiteka, avaho tugera ku mwami Manase watambye abana, watambye ibitambo bikomeye cyane kuri Satani. Imana ivuga ko nta wundi muntu w'umugome mubi mumisha wabayeho nk'umwami Manase. Umwami Manase ibyo yakoze byose birenze bose, niyo Imana yaravuze ngo ntawe nzamubabarira. Ibi bikweretse iki rero? Ya myaka bamaragaho ku buyobozi, imyaka 30 irashize. Niyo mpamvu ubona abantu bari kuririmba ngo ubutegetsi bugiye guhindura imirishyo n'ibiki byose. Bizagenda gute mu banyarwanda? Ese uri tayari? Ntubizi? Nuvuga ngo utazi ijambo ntabwo wamenya. Noneho turebe impamvu bifite ubukana nuko abantu bose bavuga bati ubutegetsi bugiye kuvaho. Sasa rero nibyo nakubajije, ubutegetsi buramutse buhindutse uko abanyarwanda bameze uyu munsi ubona bizagenda gute? Byandikemo utubwire ati dore ko mbona bizagenda. Kuko
abanyarwanda ntago biteguye, kuko abanyarwanda dufite ikibazo. Mana Rwanda ni icyo wagomeye Imana. Reka mberekera aho ngaho, ubundi tujye kubaguye mu ntambara bavuga ngo ni double genocide, intambara itera za 90. Barababwiraga bati mujye gutangira inkotanyi zifite imirizo, ntago ari abantu, ni imihirimbiri, barya ibitiritiri. Hayo propaganda turayizi twese twari mu Rwanda. Nuvuga ngo harimo abashobora kuba baraguye muri iyo ntambara, wenda bishwe uko bivuga, ariko benshi bashutswe ngo bajye gutangira izo nkotanyi. Harimo abavuga ngo bajyanywe mu manama. Ibyo nabyo ni ibindi byaganirwa, noneho ibyo bintu byose bikajya ku mucyo kugira ngo abanyarwanda bagire umucyo ku byabayeho, batavuze ngo habaye double genocide. Double genocide ntabwo ishoboka. Mwari uko mubyitwa kundi, ariko ngewe ntabwo nemera double genocide. Ni ibintu bidashoboka, ni ibintu wanakoresha imibare kugira ngo uhinyuze. Mu gitabo ndabyerekana, muri iki gitabo nerekana nkoresha imibare cyane, nkavuga nti dore ko nkwereka ko atari double genocide. Wagishaka kuri Amazon, The Heaven Test in Rwanda in 1994, uko ijuru ryageje mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko byari byarahanuriwe Kibeho. Ibyo bintu ubishake, ushaka kuri Amazon, igitabo no wakigura. Nkakubwira nti rero ubumwe n'ubwiyunge bugeze hehe? Ese abanyarwanda bariyunze meze gute? Ngiye mbona ari ukurenzaho, kubera ko iyo ibibazo biteye cyangwa icyunamo giteye cyangwa kuri za internet bibaho, bigaragaza neza ko abanyarwanda batigeze biyunga. Nuvuga ngo wenda bashobora kuba bamwe bari mu gihugu bacecetse, wenda bakabona ibintu uko wenda bimeze neza kurushaho mbere, bigendanye wenda ku by'amashuri, ubuzi, aho ngaho, kubera ko ibihe byahindutse tugereranyije n'uko kera byari bimeze. Ariko iyo ugeze mu biri mu mitima y'abantu burya niyo ikomeye. Ese ubwiyunge bugeze kuri kangahe ku ijana? Ngiye nkaba navuga nti uko mbibona, ubu bwiyunge burenda kugera kuri 50%, tugereranyije wenda 50%, kubera ko abantu wenda barakangutse batangiye kumenya ubwiyunge ntabwo buzashoboka abantu batajijutse. Niba jijuka nibwo wenda buzagera kuri za 55, 60 kuzamuka, bakazazamuka gutyo. Ariko nibiba n'abazungu bakongera bakaza bakabaryanisha bagahindura ubutegetsi, bizasubira kuri zero. Katurebe rero umuryango wa Habyarimana. Ese umuryango wa Habyarimana bavuga ngo uri gukoreshwa na Kisekedi n'abarundi, bimeze gute? Ni ukuvuga ngo byanze bikunze, ari nayo mpamvu ubona umuryango wa Habyarimana wamaze igihe kirekire uri hariya hanze ucecetse, kuki uyu munsi ari bwuvuze. Ni ukuvuga ngo abazungu bamaze gupanga wenda ukuntu bazahindura ubuyobozi, ibyo bashaka gupfunyikira abanyarwanda, ariko se abanyarwanda aho ntago bazicuza mu minsi izaza, kubera kutamenya, kubera kwirirwa mu matiko guterana amagambo gusa. Katurebe rero intera hamwe yakajugwe, ibyo nabivuzeho, ibyo ngibyo byo kwibuka 32 ko biteye ikibazo cyane, ubwoko bw'Imana nabivuzeho. Muri make rero ngewe nakubwira nti dore isomo abanyarwanda bavanyemo, isomo nuko batazi ibyo umuzungu wabategurira. Akubwira nti kwibuka 32, twibuka abacu baguye muri jenoside yakorewe Abatutsi, n'abandi bishwe baguye mu ntambara, n'abandi bashobora kuba barazi ibyo bazi ibyo ari byose, yaba ari bajyanywe mu nama. Ibyo byose yes, umuntu afite uburenganzira bwo kuba yabyibuka, ariko bwa mbere na mbere abantu bamanze barebe jenoside yakorewe Abatutsi uko byagenze, amaliste yakozwe. Ariyo mpamvu njya mvuga ngo challenge uyu munsi uwakugira umututsi mu 1994 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, n'uwakugira umuhutu baguyeho n'ibyo bibazo bindi, wahitamo iki? Ari uguhigwa ukuntu bahizwe 94 ukaba umututsi kirya gihe, no kuba umuhutu, niki wahitamo? Andika mati ngiye nari guhitamo ko umututsi 94, ndemera ko uri umuntu w'umuheza nguni. Ariko nuvuga uti kuba umututsi 94 ribarwa riraye. Nkaba mbashimiye rero, nizera ko iyi video igiye kubakebura kugira mutangire mwisuzume murebe, kuko umuzungu mutumvikanye hazabamara, ntimuzanamenye nuko bigenze. Nkaba mbashimiye rero, kandi ho like, wiyandikishe subscribe kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane. Binyereka ko munyote kumenya ukuri, nubwo abanyakuri mu Rwanda nimboneka rimwe. Nzi neza ko nusoma Baroma 3:10 kujya ku 18 ngo nta n'uyu n'umwe ushaka Imana. Ibyo byose mwibeshya ngo mukunda Imana, nta n'uyu n'umwe. Ni nacyo cyabiteye.
nacyo cyabiteye abantu bihutiraga kuvusha amaraso. Usoma Abaroma 3:18 nanjye no kurangiza ntabikubwiye, none urebe icyateye iriya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 n'izo ntambara n'abagwe mu ntambara bose niko byagenze. Izo nama muvuga nuko nta muntu n'uyu n'umwe washakaga Imana ikibeho, byarabahanuriwe mwanga kubyumva, birangiye buracya biraba. Mugarukira Imana mumenye abo muri bo mushobora gusanga muri bwa bwoko 10 bwa buri muri Afurika mukaba mumarana kubera inyungu z'abazungu. Narabikweretse iki gitabo nacyanditseho 2014 nkwereka ko icyo byari bigamije. U Rwanda rwabaye ikiraro gicitse kuva mu 1800 kugenda uzamuka za 60 za 70 kugeza 94 no bibakarusho. U Rwanda ruba nk'ikiraro gicitse. Muri uyu mujyo turacika ubwacu, abato n'abatutsi twicane kuva muri iyo myaka 1800 kugeza muri 94 bibakarusho. Noneho u Rwanda rwongera kuba cyakiraro abazungu bambukiyeho, baza bava hano baza bajya muri Kongo. Ariyo mpamvu nashyizeho idarapo rya Amerika n'Abafaransa, bakaba uyu munsi bari kwibere abantu badasobanukiye ukuntu Amerika n'Abafaransa n'ibihugu byabo bafashe Kongo bakayigabiza. Nimba wumva bino bintu atari ubuhanuzi, ibintu nanditse 2014 umubwira uti n'ibya Ukraine nabyo nahawe imyaka 10 mbere yuko biba bikaba, n'ijambo nahawe ntakira gakiza nkanakubwira ko Irani izahagama abanyamerika imyaka 4 mbere yuko biba. Nubwo bitangira umuhanuzi, niba wumva buno butumwa utabwumva, ngaho nahawe komeza umurego. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba, tov me.